hari ukuntu ujya ukenera ifoto ya pasiporo byihuse ugasanga birakugoye kuba wajya ku bantu bafotora ngo bayigufotore banayeditinge bahite bayiguha, cyangwa se ugasanga nta n'amafaranga ufite yo kujya kwifotoza ifoto ya pasiporo ngo uhite uyibona. Reka uyu munsi mwigishe uburyo ki ushobora gukoresha telefone yawe ugakora pasiporo iri international, ugakora size bitewe n'aho pasiporo ugiye kuyikoresha, nimba ari kuri mituweli, nimba ari kuri green card, nayo hose. Iyo pasiporo wamara kuyikora ukayisevinga cyangwa se ukayimprima ukayiprintinga ukoresheje telefone yawe bitagusabye ubundi bumenyi bwinshi burenze. Ni ibintu byoroshye cyane. Urabona nk'iyi pasiporo nari ndi gukorera muri phone, nshobora kuyiha inch zose nshaka bitewe na size yayo nshaka. Nimba nshaka size y'amafoto y'amapasiporo yo muri USA, pasiporo iyo ari yo yose, noneho narangiza nkaza nkahita nyishyira no ku rupapuro. Runo rupapuro wemprima ifoto nkayihakara, nkashyiraho, nkayigira PDF cyangwa se nkayigira JPG ku buryo bita printing. Urabona hano hasi hari ahanditse print, nkakoresha phone yanjye nkashyira kuri printer nka printinga ifoto bitansabye kujya ku bantu baba photographer, cyangwa se bitansabye kugira amafaranga nanga nkoresheje ya foto nsanganywe muri telefone yanjye. Mbere yuko dutangira, kanda kuri iyo buto ya subscribe nimba utarayikanda, urayikinge ino video, umbwira ikindi kintu nakwigisha muri comment nza tukirebe muri video ikurikiraho. Ku bantu mugeze kuri ino YouTube channel ubwa mbere, njye tugiye kubana ninjye IT Panda, naho YouTube channel yo ni PD Media. Kubo dusanzwe twigana rero namwe mbahaye ikaze, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Nakubwiye ko telefone yawe nzakwigisha uburyo ki uzayikoreshamo ibintu byinshi, niba iyo guhamagara gusa, nibe iyo kureba ama video no gukoresha social media gusa, ahubwo uyikoreshe no mu iterambere ryawe, mu bintu byagufasha, mu bintu wakagombye gutangaho amafaranga kandi nawe wabyikorera muri telefone yawe. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo ki ukoramo ifoto ya pasiporo utazi ku bijyanye na Photoshop. Urabizi ko pasiporo akenshi bazeditingira muri Photoshop, gushyiraho background y'umweru. Wowe nibiri bugusabe ubumenyi bwo muri Photoshop, ahangaha nibiri bugusabe kuba hari icyo waba uzi mu bijyanye no kudesigninga no kweditinga, ahubwo we biragusaba telefone yawe no kureba ino video yose ukayirangiza, ubumenyi ukaba urabujyanye. Banagerageje kubakorera aka video gatoya kugira ngo mwese mubashe kukisangamo, kugira ngo ubumenyi bugere ku bantu bose. Bigenda bite rero? Ngwino kuri Play Store, kubakoresha Android, ubwo kubakoresha izindi telefone zitari Android, ubwo n'abakoresha Windows cyangwa se n'abakoresha iOS, ubwo murajya kuri App Store mudownloading ino application bita Cutout Pro. Haba hariho application nyinshi ziyitirira, ariko dore ya nyayo ni iyi ngiyi ya kabiri. Iyi ngiyi niyo itigufasha gukata ifoto yawe. Noneho ikiza cy'iyi application irakuri sizingira ifoto yawe bitewe n'aho ugiye kuyikoresha, nimba ari kuri pasiporo, nimba ari ku mafoto ya pasiporo, nimba ari ku mafoto bitewe n'aho ugiye kuyijyana, size zabo baba zifite bakahita bayiri sizinga. Ikindi, ifoto yawe ifite background, no kuvuga background y'ahantu runaka, abantu bari inyuma mu ifoto yawe, ihita ikugeneratingira AI zikagira gute, zigakuraho ibiri muri background, akaba ariho usigara ku ifoto wenyine. Ibyo ni byo tugiye kureba rero. Wowe urakomeza ugakanda hano hasi handitse continue paka ugeze aho utangirira gukora ifoto yawe. Urabona hejuru batweretse turakora ifoto ya PNG cyangwa se JPG cyangwa se ya PDF. Iyo ugeze ahangaha bahita bakubwira gukora subscribe ugatanga amafaranga ari $1. Ariko iyo nayo ufite wikandira kuri aka ko hejuru k'ubururu ukahita ujya gukoresha for free. Ikindi cyiza cy'iyi application, hari iyo ubona imyenda wambaye itari myiza ushobora kuyicenginga ukoresheje ino application. Urabona hano mbere harahanditse HD photo for document, cyagiye igihe ukeneye amafoto yo kubika nka document, uyakeneye ari muri PDF cyangwa se ari JPG ariko ari document, urakoresha hariya hambere. Aha kabiri ho hari Pro, hemerewe ku bantu bakoze subscribe kuri no
kuri ino application ubwo bishyuye. Aha gatatu rero niho tugiye kubanza kureba aho kugeneratinga amafoto muri AI. Noneho biragusaba kugaruka inyuma ukajya mu mafoto yawe ugafata ifoto ushaka gukuraho background ukayikata ku buryo isura ari ibigaragara ukayikropinga. Reka nkohereze urugero, nshaka kugeneratinga ifoto idakropinze urebe barashaka isura yanjye bayibure. Hano ino application biba bigusaba kugira ngo ukoreshe ifoto igaragaza isura neza. Urabona ushobora kwifata ifoto y'aka kanya ubu ngubu tuvugana, nshobora kwita mfata ifoto ya passport bakahita bamuriraho background, cyangwa se nkakoresha ifoto mfite muri project nakoreye ngaha, cyangwa se nkakoresha ifoto iri muri galeri yanjye iri mu mafoto mbitse kuri telefone yanjye. Ni urugero, reka dufate ifoto yose magaze urebe nituyishyiramo barakurura isura bayishake hasi. Urabona ko batubwira ngo can't find the face in this picture. Biba bigusaba rero ngo uba ufite ifoto wayikropinze hagaragara inugu n'isura gusa. Passport ubundi baba bakeneye kubona isura n'inugu. Ikindi passport biba bigusaba kugira ngo amatwi yose abe agaragara. Nk'ubu ngubu reka tujye kuri iyi foto mise ngwaho muri galeri yanjye, tubanze tuyikropinge uko tubishaka, inugu zizemo n'amatwi agaragara. Noneho tujya kwishyira muri iriya application. Uraza ukayirisayizinga neza uko ubishaka ukayikropinga. Noneho wamara gukropinga iyo foto yawe ku buryo inugu zijyamo neza n'amatwi yombi akaba agaragara, iyo niyo passport nziza. Mu mafoto yawe rero ufite muri telefone yawe ugenda urebe ya foto inugu zigaragara neza. Nk'iyi urabona ndihengetse ndi gushaka ukuntu nayihengamura ariko byanze. Iyi niyo kwigiraho. Ariko wowe nujya gukora passport yawe urebe ya foto ugaragaza inugu neza, ikindi amatwi yombi agaragara. Ndumva ari ibyo ngibyo n'ayo mategeko ya passport. Ikindi ni ukuyirisayizinga, ariko kano application ko kahita kakwereka size za passport zigezweho. Turaza tuhita dukanda kuri kariya k'ubururu tujye kuri from camera roll. Ubwo ni amafoto dufite muri galeri yacu. Noneho tuze dushake ya foto tumaze kurisayizinga. Urabona barayigeneratinga bakahita bakuraho background. Ni amasegonda 5 bitwara. Urabona background bakireho umweru, bakuyeho ira background yari iri inyuma y'ahantu narindi bashyiraho background y'umweru. Ariko bidakuyeho uko ushobora no gushyiraho izindi background ushaka. Ni urugero nka kuriye bakireho background y'umweru nshaka y'ubururu cyangwa se nshaka iy'umukara. Noneho rero wowe nujya kwifotora agafoto kawe ukeneye gukoresha kuri passport, ugerageze urebe ahantu hasa umweru cyangwa se igikuta kiriho ibara ry'umweru, nibwo bagukuriraho background neza ukabona birasa neza cyane kurusha uko byaba ari indi background. Reka tugerageze indi foto wenda iri ko ahantu nifotoreje hasa umweru. Wenda iyi foto urabona nifotoreje ahantu h'ubururu, ariko urabona nibakuraho background kuntu bisa neza. Urabona irahita umweru dede wagira ngo nifotoreje ku gitambaro, kandi urabona aho nifotoreje ku hantu h'ubururu. Bibaye byiza rero wowe agafoto kawe wagafatira ahantu hari ibara rimwe, ryaba umutuku akaba ritavangavanze, ryaba umuhondo ariko ukaba utavangavanze. Bakuriyeho hajyaho bayikata ubona bigaragara neza. Urabona nshobora gucenjinga ngashyira no mu yindi kara. Urabona ifoto yanjye nshobora kuyishyira ku yindi background nshaka, background kara nshaka. Aha ni kuri kakandi ka mbere ka AI background remove. Noneho tugiye kwita tujya kureba no kuri kakandi ko hejuru, noneho gukora ifoto wamara kuyikora ukahita unayishyira ku rupapuro ukayimprima, ugakora print, ukayiprinting igasohoka ku rupapuro ku buryo iyo passport ushobora kuyikata n'umukasi. Urabona ko nshobora gushyiramo amakara yose nshaka bitewe na passport yanjye uko nyifuza. Nshaka nashyiraho kara y'ubururu, y'umutuku, amabara yose hano arimo. Iyo usoje uhita ukanda hariya hejuru kuri save ugasevinga ifoto yawe ikahita ijya muri galeri. Ubu ni uburyo bwa mbere rero bwo kuba wakora passport muri telefone byihuse uramutse uyikeneye byihuse. Reka noneho dukoreshe bwa buryo nkeneye ko iyo passport nkeneye kuhita nyiprintinga. Noneho hariya ni cyagihe nari nkeneye kuyisevinga muri telefone yanjye itariho background. Cyagihe nkeneye kuhita nyiprintinga bakayinsohorera nyine kaga passport gatoya kari hard ku buryo nshobora kuhita nkakata n'umukasi
nkagatera ku kintu nshaka kugashyiraho. Uraza ujye hano hambere handitse HD photo for document. Ahangaha bizanagufasha kuba wayibika iri PDF ikindi gihe wazayikenera ukagira ute ukayikoresha. Wowe turi kujyana akantu ku kandi 5 kuri 5 jya muri comment umbwire ko turi kumwe ndebe umubare w'abantu bakurikiranye. Reka noneho dushyiremo ifoto yacu ahangaha turebe uburyo ki bahita bayikoramo. Ibi bintu byo gukoresha passport rwose ntabwo ukwiriye kuzongera kujya kwifotoza passport ufite phone yawe. Dore hano ndaza nkahita nshyiramo inch nshaka size bakari sizing ifoto yanjye bitewe nuko mbishaka. Nimba nkeneye inchi ya 1/4 A4 ni kureba ari buyime. Nimba nkeneye urabona size zose ziba ziri mushaka nawe wanakora custom bakayigumisha uko yari imeze. Rero wowe bitewe n'ahantu iyo passport ugiye kuyikoresha, nimba ari kuri mituweli urakenera kariya ka 1.18 kuri 1.57 ni koko kuri mituweli n'ahandi hantu handi bigiye bitandukanye. Noneho urabona naho ushobora gushyiramo background. Urabona bashyizeho kara y'umweru, nshyizeho yari rabara risa kuriye. Hano haba harimo amabara yose. Iyi foto yawe ushyira kuri background ushaka. Noneho iriya myenda nambaye nshobora no gushyiraho indi myenda hano hasi. Dore haba hariho imyambaro ukagenda uyirisayizinga neza ukayiringaniza neza nuko intugu zawe zimeze. Ukagenda hari abantu baba ari abahanga mu kubirisayizinga. Njye bino ndi kubikora byo kubigisha, ariko hari umuntu uri umuhanga ku buryo agenda akabirisayizinga. Numenye ko ari imyenda yitereyeho ukagira ngo ni imyenda yari yiwe bwite yari yambaye kandi yabikoreyemo ahangaha. Urabona ama costume arimo ni menshi, ushobora kugenda ukarisayizinga ugakoresha iyo ubona iri guhura no kurimo kugaragara. Urabona urebye wagira ngo ndayambaye kandi hariyo nakoreye hano muri iyi phone. Cyangwa se wabireba yahita avuga ati ni Photoshop nakoresheje kandi nakoresheje telefone yanjye ngendanwa. Urabona rero ko telefone yawe ugendana mu ntoki ari computer iteye ubwoba. Ibintu computer yakora 90% telefone yabishobora. Ahubwo ikiba kibura no bumenyi bwabyo. Ariko wowe wakanze subscribe kuri ino YouTube channel, ndizera ko ubumenyi ugenda ububona umunsi ku wundi kandi tuzakomeza tubahereze paka. None dore ukeneye izi foto zawe kwita uzisohora, ukeneye kwita uzempurima. Dore hano ushyiraho amount yuzo ushaka ku rupapuro. Nimba ukeneyeho agafoto kamwe, nimba ukeneyeho udufoto 2, nimba ukeneyeho udufoto 4, nimba ukeneyeho udufoto 18, nimba ukeneyeho biterwa n'udufoto ukeneye. Nimba ukeneye ko ku rupapuro bagusohoreraho udufoto 4, no kuvuga ngo ugiye kudukoresha kuri mituweli n'urugero, ushaka ko uhita udukata n'umukasi bakadushyira kuri mituweli, uhita ukajyana kuri amount ugashyiraho utwushaka. Hano hasi ugashyiraho format. Nimba ushaka uturi PNG, nimba ushaka uturi JPG cyangwa se uturi PDF. Ariko kutwo ugiye kwimprima ubwo urumva ni ifoto uzakenera twa JPG. Noneho twaranginge muri center, right, left bitewe naho ushaka ko turi buze ku rupapuro rwawe. Ushyiremo border kugira ngo uze kuza kubona aho ucisha umukasi. Noneho nimba ushaka turi ancouleur ushyiremo kara. Nimba ushaka turi black and white kara uyikuremo. Noneho witegereje hano hasi harahanditse share, print na email. Nimba ukeneye kugasharinga ku bantu urakanda kuri share ukamuhereza kuri WhatsApp cyangwa nimba ukeneye kugaprintinga urakandamo hagati uhita ukora icyo bita print. Noneho ugarutse inyuma mbere yo kuyiprintinga urabona ushobora no kuyisavinga. Hari save cyangwa se share. Gusharinga ni cyagiye ubushaka kuyisharinga umuntu nko kuri WhatsApp, kuyimusharinga ku zindi social media, muri message na kuri save ni kwa kundi ushaka kuyisavinga muri telefone kuriya yahindutse. Kuri email ni kwa kundi ushobora kuyishyira kuri email yawe cyangwa ukayohereza umuntu kuri email yewe. Nizere kuri kugenda ubisobanukirwa. Rero nimba warajya gutanga amafaranga yo gukoresha passport muri papeteri, no rugero ukeneye nka passport yo kujya kwa muganga naye handi cyangwa se gushyira ku ifishi no ku ishuri, nizere ko ugiye kujya uyikorera guhera uyu munsi kandi ukoresheje telefone yawe. Ni bino video igufashije rero utume mbimenya muri comment. Ababuze ino application mumanuke gatoya muri comment ya mbere muri bubone ni link y'ino application uhita ugenda uyidownloading. Nizere ko ino video yagufashije, usharinge no ku nshuti zawe ubona yafasha
wowe utarakanda subscribe ukande subscribe kuri PD Media. Amasomo yo kwigisha yo ni menshi nakagaruka. Reka duhure muri video zikurikiraho. Thank you.